abo mbizi bakipinze inshuti biciye mu mafaranga ni umuntu wisacrifiye witanze ikintu cyo gukontribuwa mu kibazo cy'undi muntu igihe afitanye ibibazo n'ababagurije nibo baza kubaregera kuko we ntabwo wamugurije waramuhaye aya mafaranga apfuye iki kuyaka biroroshye kuyasubiza biragoye kugeza igihe amera nka ya hene twaganiriye yiboha ikiboha ikagera ubwinyaga irishiriza hano kuko ikiziriko kubera inshuro yizungurukije ukubaganye bwayo ubundi yashoboraga kurisha naha hose ariko kubera yizungurukije igihe kinini sigaye irisha hano gusa ikibazo kiribaza ngo ubwo bifite kote negatifu bikagira kote positive negatifu na positifu do you recommend it? No, I don't recommend it. Okay. Why? Twongeye kubasuhuza inshuti bakunze ibiganiro dukora kuri uyu muyoboro Ubukire Nyabwo aho muherereye hose tubifuje umugisha w'Imana muhahe muronke mu byo mukora Uwiteka abane namwe turi kumwe n'abagire Eugene ntabwo akiri umushyitsi cyane tumaze kugirana ibiganiro byinshi kandi no mu gaseke akoramo haracyarimo byinshi ni karibu nanone Eugene Murakoze ibyo mvuze biko mu gaseke dukoreramo hakirimo byinshi ndibaza ko ntabeshye parafiningisha baravuga ngo the more you give the more you get. Actually ni nukuri ku ijambo ry'Imana ravuga ngo mutange muzahabwa ngo muzahabwa urugero rutsindagiye rucugushije rusesekaye so iyo utanze rero uratsindagirirwa ukacugusirizwa bikanasesekara so uyu munsi nifuza ko tuvuga ku kintu hari ikintu nigeze kuvugaho ndi njyenyine hanyuma n'abantu bagikoraho comment zitandukanye ubona baragitenzeho ikintu cyo kuguriza amafaranga mu nshuti n'abavandimwe muri sako umuntu asanganywe icyo kintu kibona ute wowe? Okay, buriya buri kintu icyo ari cyo cyose kigira side ebyiri. Ikintu icyo ari cyo cyose ugerageje kucyana ubaye biased ushobora guhengamira kuri side imwe ugaheza inguni ariko buri kintu kigira side ebyiri. Kuguriza yaba ari wowe uyatanga n'uyasaba it is very possible. Cyari umuntu arakubwira ngo umuntu mutagurizanya mudashobora gukora na transaction y'amafaranga he is not yet your friend. Biravuga ngo umuntu utakwirukira just in case ufite bezwe uhuye n'akabazo kandi akakabazo n'abamiliyoneri barakagira bakagira bati babyita cash flow problem. They are not broke. Ubundi umukire umuntu ufite mindset y'ubukire ntago avuga ngo ndakennye. Iryo ni ijambo ribi riri satanic. Kuba mfite n'akabaza nona babyita cash flow problem no kuvuga ngo ibitabo byawe ntago birimo ku balance as per now hari shortage ijemo ya cash. So buri muntu wese akwiye kugira umuntu yirukanyira. Actually iyo wagiye ubyangiza impande yose kugera kuri level wisubiramo gutyo ugatekereza ugasanga uramutse ugonzwe n'akabazo k'amafaranga nta muntu wakwirukanyira. Scandal. Uburi muri danger. Ni kuvuga ukwiye kuba ufite abantu bawe muganira ibiri sociale musengana mugirana mute ariko ukaba ufite n'abantu mubiziranyeho yuko inene case ufite ikibazo cy'amafaranga cyangwa mfite ikibazo cy'amafaranga mfite nimero ebyiri nahamagara. Okay. Umuntu umwe yarambwiye ngo iyo bageze ahantu bashobora kugufungira miliyoni y'amanyarwanda ubundi yo community ushatse wayivamo ahantu ushobora kugira akabazo wabura ka miliyoni ukabura umuntu n'umwe uhamagara muri sako yawe ari nta muntu wagukemurira ikibazo cy'amafaranga miliyoni y'amanyarwanda uburi mu bibazo bikomeye. Ushatse wakwimuka ukajya ahandi kuko uri muri danger. Urabiboneza ni nkuko wavuga utinturanye n'abaturanyi
niza gukoma induru nijoro abashura barimo kurira urupangu nta n'umwe uri bugire gute uri buntabare ngo avuga ati nyamuneka nimumufate ubu uri muri danje turimo kuvuga ibi kugira ngo abantu batumva ko kugurizanya burundu ariko sarihanirwa twaba duhejeje inguni bikabije nkaho tutajya tuyakenera ku bantu nkaho nta bantu bajya bayadukeneraho bibi bibazo ryari aho twari kuri kote positif kote positif umuntu ashobora kuba ari umukozi w'umusarari akabahembwa revensenke nkikora twahembwaga revensenke cyane cyane muri banki hahandi sinibuka niba hari tariki yari hari ntabwo mbyibuka neza nayo so niba umuntu ahembwa revensenke ariko abana bakajya ku ishuri ari 3-4 akaba yarishyuyeho mwatiye haca amezi 2 hari ibihembwe biba bigufi biruya ku buryo bakenera yuko mwishyura vuba umwaka ugiye kurangira noneho bakagaruka bazanye udupapuro turiya dupapuro natwo ni satani tw'ababyeyi dufatanyije kurera umwana bafite terime nziza bakoresha ndavuga ku ishuri bakaza bagize bate bakaza bazanye udupapuro hari n'umwana utaha ngo bamutumye ngo bagarukane borodo bikayivuga ukuntu umwana wo muri garidiyene yewe hari igihe bigeze kuzana udupapuro bazanye udupapuro telefona ku ishuri ni abashuti banjye kubera ngira y'abana benshi bazi nyine abana bazi ari itimu noneho turamenyana noneho igihe kigeze babaha udupapuro bose bigusaba karaseri yo byari byatunguranye ikihembwe cyabaye kigufi noneho hazamo miscalculation uko wowe wari umenyereye ukabona noneho mpita telefona yo acyari nyiri shuri nagize amahirwe nsangana umuntu dusanzwe tuziranye yabaga muri banking sector ni umujyama nawe uramuzi yavuye mu kazi ajya mu ishuri rye ni buryo iyo kipa n'umugore we bafite staff hararyoshye ubwo nkoze marketing nubwo navuze so ndabatelefona ndababwira ngo aba bana njya kubazana aho ngaho ntabwo bigeze bakora application actually no mu kubabyara nta ruhare babigizemo yego ntabwo nshaka rero yuko misbehave zaba izanjye cyangwa iz'ishuri zafekta abana banjye so mufite nimero yanjye mbibasabye n'icyifuzo mfite ko aho kugira ngo communication yanjye namwe kubijyanye na minerval ice ku bana rwose mu dedicating umuntu umwe yaba umukontabure yaba iki agire nimero yanjye aho gutanga udupapuro tujye tubidiringa abana batazi riva bajye bajya mu ishuri bige barambwira batereka bati na envelope zifunze ndababwira buri muzi bahazifunze bagera mu rugo zifunguye kuko umukuru is very curious to know what is this papa bamwandikiye iki somati ntabwo arishyura yandi magambo ukuvuga ngo is this guy serious aratwohereza ahantu atarishyura kugira ubusa mu by'ukuri so iyo ako kantu kakubayeho uri umusarariye kakabare kenze amafaranga azaza revensenke ubizi neza biroroshye yuko you pick your phone you call someone ukamubwira ngo ohereza 400,000 by 25th you will get your money akaba bizi gukora akaba bizi kuri imfura akaba bizi ibi bintu biri nomo ku ruhande ruri positive biri nomo ku ruhande ruri positive biba abnormal ryari uyamuhaye mu bucuti basanganywe amubwiye ngo nkoherereje 400 uzampa 500 ubucuti bwavuyemo hajemo gucuruza it's a bit abnormal iyo muri inshuti yego ubwo ni ukuvuga ngo ubucuti babugurishije ibihumbi 100 hari ushobora kubijustifying akavuga ati no aya mafaranga nawe nyafite nawe mfite ikintu ndi buyakoreshe yarari muri business none ubwo ushatse kuyangomwa ngo wowe uyakemuze icyawe reka nyaguhe ugikemure ariko uzagire ashobora no kukubwira ati
n'inguzanyo nafashe kandi nanjye nishyura interest per month so I don't think kuyaguha freely bira making a business sense ariko aho ni business sense it's not a friendship sense ibyo rero murabiganira ntago mvuga ngo kuyasaba yunguka ni bibi ibyo ni iby'itegeko ntabwo mvuga ngo you see something like that biba bibi ryari waruvuze ngo ibiri ibyo bisabye inyungu biri abnormal ntibisanzwe ariko noneho warugeze ku yego nari mvuze ko ntibisanzwe kuko friendship ibaye nk'igiye kuvamo kandi twari turimo tuganira ku nshuti ebyiri zisanzwe zifashanya actually icyo nshaka kugira ngo kibe clear nuko aho wavugaga nuko bidasanzwe ariko ntibiraba bibi cyane ntabwo biraba bibi cyane warugeze noneho aho biba bibi ahantu bino bintu bigiye kuba bibi ndavuga kugurizanya kuko ikibazo cyawe niko cyavuga yego kugurizanya bigiye kuba bibi ryari bigiye kuba bibi ikintu cyose kiba kibi iyo kiri addictive bibaye akamenyero ni ukujya wumva agatima karehareha agatima karehareha ni hantu umuntu yatangiye kera ntiyanywaga inzoga igihe kigeze kubera classe sociale agezemo aravuga ngo burya vin cyane cyane iyo ari rouge ngo kwanza n'abaganga barayitegeka bayita sweet wine abarabaza ngo sweet or dry ni ukugerageza kubiha ubusirimu bwinshi kugira ngo nuyita sweet umutima ububwire ngo ntago nyoye inzoga ariko biri indicated alcohol ya 10 ku ijana noneho agatangira avuga ngo niyo ku meza bagategura imeza ubwo ni igisirimu wasuye noneho ukavuga ngo ngiye sinjya mu inzoga ariko ku meza bakunda kubivuga mu gifaransa kumva babihaye utuzina tw'icyongereza aperitif sort of noneho ku meza mukarya mukarangiza urabibona buri ibirahure bya ve bitandukanye n'ibirahure beza akagifata atya bakamusukira akantu uyu muntu biragoye ko wamurezona ko yakoze ikosa nubwo mwajya muri Bibiliya nubwo mwajya hehe arakubwira atari ko mwabaye muti umuntu arajijwa akajya kwiga agasigara ajijwe you are too religious uranyumva nebutso sinzi njyango namuvuzeho uwo wari kumwe n'abagenzi babizi ko ari umuroko atajya zinywa bari muri business class mu ndege none barabasavinga ziko nge nagendeye muri business class rimwe gusa none babasavinze urabona ko haba ariyo service imeze ukuntu bagenzi baramubwira bati byahinde ujye utubwira turi i Kigali ngo ntunywa ataha ntituri ku isi ntituri no mu ijuru turi hagati ufata icyo kunywa yasomye uzi oya yagarutse abiteraho urwenya nyine ko bamubwiye ngo uri hagati y'isi n'ijuru uwo wifata icyo kunywa so uyu muntu mwaburana ntabwo yasinze yego inzoga ni umukobanyi vino ni umukobanyi inzoga zirakubaganisha mubaganiye ndi urabyumva ikibi ni ugusinda ubu nasinze urumva points noneho ku rundi ruhande ukumva ameze mama nk'urimo kugutsinda cyane cyane yuko n'imanza sizawe wamugiraga inama gusa waba pastor we waba inshuti ye ariko aka karyohe atangira bisharira ku meza bisharira kandi bitangira afata kamwe noneho bikarangira bitangira kuryoha kuko akanwa kacu ukuntu turemye nta kintu kikabihira ibihe byose karamenyera bigatangira kuba ya bitterness kwa gusharira kwa vino byatangiye guhindukamo uburyohe kuko akanwa kageze gute kamenyereye noneho ahantu ushobora kuzamuhindukirana ukamubwira uti sinakubwiye ni igihe byabaye addictive turagaruka ku kuguriza rero ndabyemera yuko wanyirukanyira ariko ikibazo uzabanze wisuzume uvuge ngo nirukanyira abantu bangaye singiye kuba karyamye uzabantu bita bakaryamye ni ukuvuga ngo kuri butike afiteyo
kwa Aimable afiteyo arimo aratelefona abagire kwa Theogene afiteyo hari n'igihe umuntu aguhamagara akampamagara turi kumwe nka gutya telefone iri aha uti ni Peter Peter hari akantu turimo tuvugana uretse ndamuvugisha nkabwo nkabanze ngo nibanga ryanjye na Peter atamagara agenda noneho nkaho ukavuga uti ntabwo arimo akubwira se ubwo ntabwo arimo gusaba ibintu binini urabibona ugasanga ni kada birangira bagire ahuye na Aimable bakaganira barakakubwira ati ko bakire buriya ko Pacifique ari inshuti yawe wagira inama Pacifique uko amazi Pacifique byagenze gute no ejo bundi nayo ndi kumwe na Claude mu kanya Peter aradusanga ngiye gusanga nsanga afite amafaranga ya Claude abivuze Peter ahita yikorera amaboko nawe arayamufitiye kandi ubwo nge nacecetse njya mfite yaruta yaho ntabwo ubona uyu muntu yabaye urwamenyo kandi hari abantu babimenyereye gutyo uranyumva neza kuyaka biroroshye kuyasubiza biragoye kugeza igihe amera nka ya hene twaganiriye yiboha ikiboha ikagira ubwinyagamburiro irishiriza hano kuko ikiziriko kubera inshuro yizungurukije ukubaganye bwayo ubundi yashoboraga kurisha n'aha hose ariko kubera yizungurukije igihe kinini sigaye irisha hano gusa birashaka kuvuga iki birashaka kuvuga ngo kuguza biri addictive nkuko kunywa inzoga biri addictive bigeraho bikabata umuntu bigeraho bikaba ububata n'ikintu wakabaye ubasha kwikorera situation wari kwikuramo ubwawe ukumva biroroshye guhita uhamagara Aimable hari igihe abo mumenyeranye usanga warabanyuzemo utaranabashije kwikiranura nabo ugahita uti ko kanaka twahore ku rusengero twaganiriye umwanya wakada hari n'igihe mutaganira umwanya ujya kwigishayo cyangwa guteranirayo uri umushyitsi mwasohoka agahita gusubiza watwigishije neza mwakoze cyane mpa nimero can I have your number mwatandukana ejo akazakuguza amafaranga yo kwishyura renti ukibaza uyu muntu twabonanye rimwe ubu ninjye uri prioritaire mu bantu bose bamaranye imyaka maze ko nabonye atangiye no kumera imvi ninjye wihutirwa ashobora kuguza agize ikibazo uyu muntu ari addicted iyo ataba addicted ntabwo yari kuba yarafunze inzira ku buryo aguza umuntu yabonye rimwe addiction ni ikibazo uranyumva neza that is one two uyu muntu akwiye kubibona ko ari ikibazo kubera yuko yafunze amayira yose icya kabiri birimo biramukoza isoni ikindi nakubwiye ko ari ibintu naherutse kuganiraho nakunze gufata impande zose ngewe nayibidevelopye ndeba uruhande rutari rwiza gusa bigaragara ko ahenshi friendship yononekara cyane even n'isano isanzwe relationship y'ubuvandimwe irangirika ugasanga hari abakuze batakivugana kubera hari umusaza w'inshuti yanjye ubushize twaganiriye ku muntu w'umuvandimwe wa bugufi arambwira ngo hari mugenzi we wamubwiye ngo arasenga Imana ngo arame uyu wabimubwiraga ati ndifuza ngo Imana impaze uburame nzareba amaherezo y'uriya muhungu kubera iki byagenze bite kubera iki aramubwira ngo abona ngira ngo azagira atya gaturika mbega cyangwa nk'inkuba amanywa ava ikamwasa nta mvura yaguye ngo kubera ibitendo bye amaze ati yagize ati amubwira ngo yigeze kubura akazi kuba adafite akazi noneho asanga uyu muntu amwambarira ubusa aramubwira ati mfite abana urabizi kandi urabizi nta kazi mfite turashonje none ntekereje mu bantu nsanga nakwirukankira
ndagusabye kandi uwo urimo wimenenda urimo uvuga ntabwo amenyerewe mu kugira hirya no hino yari muzima rwose noneho hamubwira ati mfasha uyu rero aramubwira ati nanjye nta mafaranga mfite ariko uko biri ibyanjye ngiye mfite akazi nakwizerwa kurusha wowe reka rero nyafate muri banki nyaguhe ukore hanyuma tuzajya twishyura banki kutunga umuryango wawe ndabizi nturi umunebwe ati cyane rwose arayafata ayamushyira mu biganza ngo yaramubwiye ati nayaherutse arayakoresha arakira arayakoresha yivana mu bibazo aranakira uyu muntu wundi arwana nayo kuyishyura yamwishyuza akamuninira kugeza igihe noneho bahuye gutyo aramubwira ati twumvikane nagira ngo uhebe kandi uhebe wongere uhebe noneho akamureba akamubaza ati ni wowe akamubwira ati ni njye nyine birashaka kuvuga ngo iyi relationship yabaye handicapé bidaturutse ku kindi biturutse ku neza umuntu yagiriye uwundi hari no kureba akavuga ati twandikiranye he twandikiranye kandi ukuntu tubanye hari ibintu bitekereza nk'uku bamaze kutubona inshuro zitari uko dukora n'ibiganiro ushobora kujya uca ukabona hari transaction iciyemo inyuzemo ejo umuntu yarebana n'undi maso akavuga ati twandikiranye he hazane hari undi wahemutse kandi ari mu rusengero ahemukira mugenzi we nawe bamuhaye amafaranga gutyo ngo bakorane business babana mu nzu bo bari abasore babana mu nzu umwe agira akazi undi ari umushomeri noneho ukora afata amafaranga muri banki kugira ngo umushomeri nawe ashobore gukora umushomeri arakora amafaranga araza bakajya bagabana inyungu igihe kigeze inyungu irahagarara undi akamubwira se kutazanye amafaranga none akamubwira ati hangane kugeza igihe noneho ngo bicaranye gutya aramubwira ati heba noneho ngo akajya aseka ati tekereza nk'ubu bikoze ati hari ahantu twanditse undi agaseka ati uzi ko ari uko abantu bajya bahemukira abandi tekereza nk'ubu bikoze yumva ari imikino naho undi ari serious yabikoze birangira adatashye aho babanaga umunsi umwe urashira wa kabiri urashira ariko akaba amuzi nk'umuntu w'umurokore mbega uba mu murimo avuga ati reka nzajya waba ku rusengero nterane ndebe niba koko akiririmba ati nagezeyo nsanga niwe uyoboye kuramya no guhimbaza afite mikoro ari uyoboye kuramya no guhimbaza ati hari ukuntu yaramburaga ukuboko ati ni muremure cyane uramubona atakakugira cya atagahenge ku musaya w'uruhande rumwe atamarira akajya amanuka aricyo ati nsanga arimo ararira avuga ati Imana uratabara ati navuga ngo Imana ishimwe ko uyu muntu akiri umurokore wicara mu iteraniro kuramya birasoza bisoje amutera message amubwira ati nagira ngo sohoka hanze tuvugane uri yarebye mu iteraniro kuko yari yicaye ku ruhimbi arebye mu iteraniro aramubona asohokera iruhande rw'abapastori niho umuryango wari uri uva ku ruhimbi undi arasohoka avuga ati bumwe barasohotse ngo tuvugane yabonye message yanjye amusanga hanze ahita amutuka ku babyeyi bombi ati n'ikindi gihe ati ntuzamenyere amutuka ku babyeyi undi ngo akavuga ati se ndi filime wa muntu wari warabigurira none amarira yo gufashwa mu rusengero amutumirira abapastori bicara ahantu yarahambiraga nkumva ni ahantu nzi barangije abapastori bari bo bihamagarira umukristo aramubwira ati turagushaka ati ndaje araza yinjiye abasangana na wa muntu bafitanye ikibazo abatuka bose yanga kwicara kumana ahita agenda nawe yarambwira ati mva nicyo amaso abera nkeneye kuzareba amaherezo y'uriya maboko niba avuga ati ashobora kuzaturika cyangwa ka noneho ni bimwe twavugaga ubushize ukuntu Imana ari liberale n'uwo nawe iramwemera ikamurwaza n'ibyo batekereza ngo azaturika ashobora kuzataha nk'uko abakirana kubera yuko Imana ni y'abantu bose ni y'abantu bose kandi ibyo ibona ni byinshi biruta ibyo ngibyo hari n'igihe bari agasomo ihaye uwo nguwo urumva twebwe tuba sentimento ukabishyira mu bwenge n'ubupfura ukumva
ariko hari ahandi ahubwo ibyo ari byo biba byoroshye so ku kijyanye no kugurizanya ikibazo kiribaza ngo ubwo bifite kote negatifu bikagira kote positive negatifu na positifu do you recommend it? No, I don't recommend it. Okay. Why? Why? No kubera iki utabirikomendinga kandi byubaka ubucuti birabwubaka se ahubwo buri hari aho bubwubaka bishobora gushingira ku bucuti buhasanzwe yego bikabushimangira ubupfura bwaba ari bwinshi cyane ku mpande zombi yego bwa bucuti ibyo akakaza ari akantu kiyongeramo bikabushimangira ariko bishobora gusanga ubucuti buhari impamvu byabujegeza impamvu ntabirikomendinga byangiza ubucuti byangiza ubuvandimwe bitera isoni umuntu umwe bigatuma acika ku wundi cyane noneho na cya gishyuhirane cy'imibanire yanyu ukabona kibaye affected bidaturutse ku mirimo mibi yakozwe biturutse ku mirimo myiza yagize gute yakozwe abantu rero twashoboye kubiganiraho babikemuye burundu ku buryo birangira transaction yongereye ubucuti aho kongera ibibazo babikemuye gutya ahari abadukurikiye bagerageza the same kuko it had worked no kuvuga ngo byabaye tried tested and approved ko bikora iyo imaburaje akaza kundeba akaza kunguza ibihumbi 200 y'amanyarwanda agashyiraho na date akarahira agakora no hasi agacisha ahangaha abenshi nuko babigenza avuga ati ati bitarenze ati payment ntizaba yagezeho ejo bundi azafite n'ibipapuro bigaragaza payment akibagirwa yuko bizaca kwa hote bigaca beneri bigaca kugira ngo amafaranga abe transferred sort of ubwo ni payment ya leta ngo yubatse umuhanda wa Karongi Ntuza Karongi Mugonero dore ukuntu rero babikemuye abahungu bamwe iyo uje kumusaba ibihumbi 200 umugusa aremera akagura ubucuti bwawe nawe aho kugira ngo aguhe 200 azabateranye akavuga tumva rero Aimable ntago ari igihe nshuti ufite nyine ndemera gucontributinga ku kibazo cyawe ariko ntabwo nemera kukuguza aho kuba desa senkane ngizi ugenda urebe n'abagire urebe na ba contributing tugukure mu kibazo tutagushyize mu mwenda aya senkane ntuyabare nk'umwenda nubwo wabaho niya mafaranga bagire yiyemeje ko atazabateranya niya mafaranga bagira hebye naho bagire gufata savings ze zose agafata minervari y'abana be kuko we yarangije kwishyura ategereje kuzishyura umwaka utaha yarangiza akayafata akayaguha igihe cyo kuzagera kwishyura kwe kikagera hanyuma akayagusaba ntuyamuhe ugendera mu modoka unywa essence iwanyu mwariye uhita uvuga ngo noneho kujya nko kumwishyuza ugasanga barakaranze ari umunyarwenya hano hanze wakoze akanza akavuga ngo ubyibuhute waranyambuye ukagira ngo asanga yarabyibushye sha kandi yarakwambuye yavuze ngo birababaje ni umunyarwenya birababaje umuntu kuba gufitiye amafaranga akarenga akaba inzobe ari abanyarwenya bakurya hari i Nairobi kwa Kanyamukwembe ati rakaka ati jya batsice kimbabaje ati birababaje ati umuntu kukwambura akagira inzara z'icatsi umuntu akagira inzara z'icatsi kibisi yarakwambuye so turashaka kuvuga ngo ariko arababa bazi kwishyuza birangira umwishyuje nabi hari none wishyuza akagutuka ku babyeyi bikamera nk'aho ubuvandimwe butarimo akagira ubwo akubwira tumva ntaho twanditse ugahita wumva wabaye stupid kuba mutarandikiranye ukabona bwa bucuti bubaye affected umuti rero n'ubuhe very simple uremera ukagura ubucuti
kuko kutasayidira Aimable mu kibazo cye ni ikibazo gikomeye cyari ntacyo muba muhuriyeho ariko nanone gusayidira Aimable ukagurisha ubucuti bwawe nawe biciye muri desa nabyo ni iyindi stupidity n'ubundi bupfapfa gukemura icyo kibazo wowe ukinjira mu kibazo mukinjirana mu kibazo kinakomeye ni ukuvuga ngo abo mbizi bakipinze inshuti biciye mu mafaranga ni umuntu wisakrifiye witanze ikintu cyo gukontribuwa mu kibazo cy'undi muntu igihe afitanye ibibazo n'ababagurije nibo baza kubaregera kuko wowe ntabwo wamugurije waramuhaye aya mafaranga apfuye iki aya mafaranga aguza ubucuti ejeje ubundi Aimable nawe nabimfura ukamwirukankira oya no gufashanya bisanzweho gutwerera bibaho babyita iki kuyaga ku muntu wagize ikibazo bibaho ariko ukabikora muri ntuza niho ujya uvuga ngo gufata affordable naho ngaho ni affordable contribution ugashyiraho contribution itari buguhungabanye kugira ngo reka da wikura muri yayandi uyikura kuko za desa yaze kuguza abizi kuzifite aho kugira ngo rero risking 200 wibeshya ngo yagurije umuntu kandi ntuyamugurije kuko ntayazayakwishyura hari n'ubwo yerekeza kuri banki ugiye gufata ideni akaba bizi ko bayaguhereje akakubwira ati ngurizaho wagiye se umubwira ko buzuza application form nawe akayasaba numva ari iyo contribution nagira kuri ibyo of course ni bigari urumva ni ibintu birimo sociale nyinshi topic ngari effect ziri negative ifite nizo uko byakemuka nuko hanyuma mbere yuko twirukanyira kureba bagenzi bacu biroroshye kubanza kwisaka ukareba round niba nta cyawe cyayavamo kugira ngo utazashiduka warabaye addictive ikindi ni ugusaba Imana ikadufasha kugira iyo freedom yo kuba dufite uburyo tudahora hari n'ubijyamo kubera uburyo bwabuze hari ikindi nigeze kureba uvuga kubaho mu bushobozi bwawe hari abandi nabo bipasa muremure bikazashiduka bari mu myenda so hari ingamba nyinshi umuntu yabifatira urakoze reka dusoreze aho ngaho nubwo wa mucuti wacu adakunda ko tuvuga gusoza azatubwira irindi jambo ashaka ko tuvuga ariko ku muntu w'imfura ushaka kugumana ubupfura bwe umuntu w'inyangamugayo uburyo bwiza ni ukubyirinda kwirinda ko biba akamenyero ukabimenyerwaho ko ahantu hose uhafite ibibazo nk'uko abivuze ku wamaze kuyatanga bakaba barimo bagukwepa cyangwa bakaba baragututse mu gihe urimo wishyuza utwawe nagira ngo ubwe ngo ntabwo uri wenyine iyo ni minerivare watanze nugira amahirwe hari igice kizagaruka nikitagaruka uzihangana hanyuma ariko ahandi ufata ingamba imwe mu ngamba umuntu ashobora gufata niyo nama akugiriye y'uburyo ushobora gukontribuwaho aho kugira ngo ufate ibyawe byose wari wateganyije ikindi ubiterure ubishyire mu maboko y'umuntu utarateganyije we hanyuma bizarangire bibateranyije bikubuze icyo washakaga bikubuze n'umuvandimwe cyangwa inshuti reka dusoreze aho hanyuma tuzongera ubutaha. Murakoze cyane.